kuzura umwuka nibyo bivamo yuko Imana igusubiza. Kuko Yesu yaravuze ngo umuntu nagira inyota ajyaza aho ndi anywe. Ahandi muri Luka 11 kuva ku murongo w'ikenda aravuga ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange muzakingurirwa, ngo ko muri babi mukamenya guha abana banyu byiza. Ngo ninde muri mwebwe ngo umwana yasaba umugati akamuha ibuye, ngo yamusaba ifi akamuha inzoka, yamusaba igi akamuha sikorupiyo, ngo ko muri babi mukamenya guha abana banyu byiza. Ngo data wa twese we ntazaha umwuka wera abamumusaba. Ni ikibazo cy'inzara, umwana akavuga ati mama, ukegera Imana ukavuga ngo Mana ndashaka kugukorera. Ndimo ndasohoza kandi reka mbabwire ikintu, buriya Imana ifite inyungu zose zo kukuzuza umwuka. Halo, murimo murabyumva nkanjye? Ntabwo Imana tuyihendahendera kutwuzuza umwuka, ahubwo twebwe ntitujya tumushaka kuko twasinze isi, twahaza amazi y'isi. Ntabwo dushaka umwuka kuko twahaza idini. Idini yaraduhagije, idini yaradukonjesheje, idini yatumaze mapeti. Iyo watangiye kugira inzara n'inyota, Imana iravuga ngo yes I'm happy. Bariya abantu ko batangiye kugira inzara n'inyota, ubu noneho bagiye kugira passion, ndabasukamo. Ayaya, iyo umwuka yaje inyota y'iby'Imana iriyongera. Iyo umwuka yaje uburyohe bw'Imana buriyongera. Iyo umwuka yaje passion y'Imana iriyongera. Iyo umwuka yaje ubutware bw'Imana butuzaho. Iyo umwuka yaje imbaraga z'umwuka zituzaho. Iyo umwuka yaje dukorera Imana ntidusubira inyuma. Dawidi amaze gukora icyaha yari yarabisobanukiwe, agomba kuba yari yasomye kubera ko yabanaga n'umwuka cyane. Aravuga ngo umva Mana, unkora ibindi byose ariko umbabarire ntunkureho umwuka wawe. Umbabarire wenda unkubite mfe, ariko simfe umwuka yamvuyeho. Kuko yari abizi ko umwuka namuvaho za mbaraga zo kurwana na Goliyati zizaba zashize, za mbaraga zo kunesha abafilisitiya zizaba zagiye, za mbaraga zamuneshejaga abamori n'abamowabu zizaba zagiye, za mbaraga zatumaga aririmbira Imana zizaba zagiye, za mbaraga zizaba zamuvuyeho. Aravuga ngo unkoresha ibindi byose ariko umbabarire ntunkureho umwuka wawe. Haleluya. Ikintu cya mbere tugomba kurwaniza, akira Yesu nk'umucunguzi, wemere kumwumvira nk'umwami wawe iteka ryose. Kandi Pawulo akatubwira mu Efeso 4:30 ngo ntimuteze agahinda umwuka wera wabashyiriweho kuba ikimenyetso. Kuko hari ijya kubwira akaguhendera, ariko ugiye ngo ndanze, ariko ugiye buriya icyaha bavuga ngo cyo gutuka umwuka wera ni icyo ngicyo. Arakubwira ukanga ukamubwira ngo mvaho. Urambwira ngo mvaho, ndagiye, finished. Kuko Bibiliya yatubwira ngo iyo ugejeje aho ngaho, iyo umwuka kuvuyeho uhinduka kahebwe. Kubera iki? Nta wundi muntu ushobora kukwemeza ibyaha iyo umwuka wera yakuvuyeho. Kiri kuhindukiye ukamuhendahenda uti mbabarira ugaruke ndihari. Habakiriwe ibyiringiro. Iyo ndigiye ukamubwira uti Mana mbabarira ungarurire umwuka, mbabarira ungarurire muri bwa buntu bwawe, mbabarira ungarure hahandi aho nahoze. Muzasome zaburi nyinshi za Dawidi amaze gukora icyaha, niyo masengesho yasenze. Mbabarira ntunkureho umwuka kandi mbabarire ungarureho ubuntu bwawe. Kuko kimwe mu bintu Satani yakoze kandi yatwiciyemo, yatwemeje ko twuzuye umwuka kandi ntawo dufite. Byoroshye gutyo. Baraza bakakubwira bati iyo wakomejwe uba wuzuye umwuka, guaranteed. Si ukunegura itorero, si ugusuzugura itorero, nta muntu wuzura umwuka kuko yakomejwe. Gukomezwa ntabwo bikuzuza umwuka. Muraza kubyitegereza murabibona kuko abantu benshi bakomejwe batanakijijwe. Umuntu wese wicayemo hano wakomejwe atarakizwa, corrected, ntiwigeze wuzura umwuka. Ubihindure, ubyemere, ubyange, niba warakomejwe utarakizwa ntiwigeze wuzura umwuka. Ndaza kubereka n'ibindi bituma uwibwira ko wuzuye umwuka kandi utaramwuzuye. Abantu benshi twarababwiye ngo buri bwo wakomejwe ngo byarangiye ryari. Yewe n'abakijijwe benshi barakubwira ngo rega ngo ntavuga ushobora kuvuga ko Yesu ari umwami atabibwirijwe n'umwuka. Yes nibyo, ariko ntabwo bivuga ko wuzuye umwuka.
kuko iyo umwuka yaje biratandukana. Hari abantu benshi bakijijwe, tuzabibona wenda muri icyo gihe nitugiye cyo kwiga neza, mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli ngo yagiye mu mugezi, ngo hanyuma ngo umuntu arapima ngo mikono 1000 ngo amazi amugera mu bugombambare, ngo arongera apima mikono 1000 ngo amazi amugera mu mavi, ngo arongera apima mikono 1000 ngo amugera mu rukenyero, ngo yagiye gupima mikono 1000 ngo amazi aramurengera neza, ngo ku buryo ngo yari kugendwamo n'umuntu uzi koga. Uwo ni umuntu wabatijwe mu mwuka. Hari abantu buzuye umwuka kugera mu bugombambare, wa wundi ukubwira ngo uri umunyabyaha ugakizwa ariko ukagarukirizaho. No passion, nta shyaka. Cyakora ucunga agakiza kawe nk'ucunga ingorofani kagatwara konyine, nta shyaka ry'umurimo w'Imana. Iyo bavuze ibintu by'Imana wumva bikubihiye, iyo bavuze ibintu by'Imana wumva bikurambira. Niyo mpamvu ubona abantu benshi badakunda n'amateraniro, niyo mpamvu ubona abantu benshi badakunda na Bible study, niyo mpamvu ubona abantu benshi badakunda gukora umurimo w'Imana. Barakijijwe ariko amazi abagera mu bugombambari, bafite minimum y'umwuka. Kandi abagenda mu modoka cyangwa abagenda ku mamoto cyangwa abagenda ku igare, iyi pine yawe ituzuye neza igenda ihobagira. Wari wabona pine y'imodoka iri mu mwuka muke kumva bikagenda bivuga ngo abantu benshi bagenda bahobagira mu by'umwuka kubera iki? Ntabwo buzuye umwuka, baracagase. Ariko ubwo ndavuga abakijwe ko hari n'abataramubonye. Abantu bakiyemeza yuko buzuye umwuka ngo nuko bakomejwe, nkababwira ngo no, ntabwo ariko bigenda. Ntabwo ariko bigenda. Niba wicaye hano uzi ko wuzuye umwuka kubera ko wakomejwe, you are mistaken, uribeshya. Kandi nushaka gupima ubanza urebe mu mutima wawe uzabimenya. Abantu benshi noneho abandi babumva nta nicyo bamukoresha. Kandi ubundi ibintu by'umwuka muvuga ni by'abapantekote. Mana y'isi n'ijuru, umuntu wemeje abantu yuko umwuka ari uw'amatorero ya gipantekote, ngo ubundi kera pantekote twari dufite yari imwe, yari ADPR, noneho haje n'abandi ngo amatorero y'umwuka. Umuntu akaza ati genda mu itorero ry'umwuka wowe. Jewe ndatangara cyane iyo abantu ngira ngo naho mu matorero y'umwuka. Murabwira abantu ngabwira ariko kwicara hariya ngo nuko pastor wanyu avuga mu ndimi ngubwo mu itorero ry'umwuka, ngabwira ntabwo ari uko bikora. Kuba pastor wanyu avuga mu mwuka mu ndimi ntabwo bivuga ko mwuzuye umwuka mwese. Wenda we yuzuye umwuka ariko we ntawo wuzuye. Abantu benshi bicara mu nsengero akabwira ngo gisengera mu itorero ry'umwuka, fine. Nta torero ry'umwuka ribaho. Nta torero na rimwe rishobora ko ririmo abakristo bose buzuye umwuka, nta ribaho. Riramutse ribayeho ntabwo ryaba rikiri itorero. Ariko abantu bakicara bakiyemeza ibintu, nkababwira ni uko kwiyemeza ibintu bitari byo nibyo bituma tutuzura umwuka. Kunyamura n'abantu akakubwira ibintu ukamureba ukavuga ariko ibintu bibyo urimo kumbwira. Ubundi muzitegereza iyo umwuka yaje hari ibintu bimwe bigaragara bifatika, turaza kubigeraho. Ikintu cya mbere, ibi bintu bine maze kubabwira, iyo umwuka yaje habaho passion yo kuvuga Yesu, ishyaka ryo kuvuga Yesu. Iyo umwuka yaje abantu bagira imbaraga zo gukorera Imana, ukabona kuko bagenda bafite imbaraga. Kera najyaga mbwira abantu kamwe mureka tujye twemera abantu. Buri ADPR muri za 90 za 88 9 90 gutyo dukizwa, ADPR kabisa ikintu cyitwa kuzura umwuka cyari kiri imbere. Baranabyigishaga bakanabishyiramo imbaraga. Washoboraga kubona abakristo babiri bazamuka bagiye gusenga, ukamenya ugiye kuri ADPR n'ugiye kuri Anglikani ukabatandukanya. Ukabona umuntu aragenda ameze, ukabona abandi baragenda kabisa ubona bafite determination, ukabona abandi baragenda, ukavuga ngo ushobora kubitandukanya. Iyo itorero ryuzuye umwuka urabibona. Iyo umuntu yuzuye umwuka niyo umwicaye iruhande urabyumva, aba afite passion. Naho twebwe turicara ugasanga umuntu akamara isaha yose arimo kukubwira uburyo nta kigenda mu itorero, ibintu bye iyo abumbuye akanwa ni critique, iyo abumbuye akanwa ni critique, nta cyavuga kuri Yesu. Icyo akubwira n'abapastori batigisha neza, icyo akubwira n'abapastori birata, icyo akubwira n'abapastori bagira batya, icyo akubwira n'umusenyeri ugira gutya, icyo akubwira n'abakristo bagira gutya. Ibyo nibyo Yesu yadutumye. First of all ibyo birira bitubuza. Hahirwa batajya mu nama y'ababi, ntibicare mu nteko y'abaneguranye.
ntiwahagarare mu nzira y'abanyabyaha. Ikizakubwira abakristo bakonje iyo bicaye, gamboroje gusa. Ubundi iyo abantu buzuye umwuka ikizabikubwira, uzareba abantu muri revival, uzaganire n'abantu babaye muri revival bakawakigurumana. N'umukecuru muricarana, umukecuru wabaye muri revival bagira ibintu bibaranga, bakunda gusenga, bakunda ijambo ry'Imana, bakunda kuvuga Yesu. Ariko twebwe iyo dusohotse hano kwisha na Yesu, dutangira kuvuga amafaranga, dutangira kuvuga indirimbo zigezweho, dutangira kuvuga yego. Yesu aratubwira ngo, Yohana ibice 16, reka nihuti, turahera ku murongo wa 5, ngo uhereye mbere na mbere sinabibabwiye kuko nari nkiri kumwe namwe, ariko noneho ndajya kuwantumye, kandi muri mwe ntawumbaza ati urajya he. Ariko kuko mbabwiye ibyo imitima yanyu yuzuye agahinda. Yari amaze gusezera ku bigishwa babwira ati tugiye gutandukana, musigare hano, jyewe nsubira iwacu. Ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. I like this. Isarabwe ati ikizabagirira umumaro nuko ngenda, kuko ningenda nzamuboherereza. Wa wundi watumaga mukomeze nkakora uko nkora, nzamuboherereza namwe mumere nk'uko nari meze. Ubwo azaza azatsinda bisi, icyo nicyo cya mbere azakora, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Iby'icyaha kuko batanyizeye, n'ibyo gukiranuka kuko njya kwa data kandi namwe muzaba mutakimbona, n'iby'amateka kuko umutware w'ab'isi aciriweho iteka. Ndacyafite ibyo kubabwira byinshi, ariko ubu ntimubasha kubyihanganira. You can't understand, ntimwabyumva. Ibyo nenda kubabwira birahambaye, birahanitse, ntimwabyumva. Ariko uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Uwo azanyubahiriza kuko azenda ku byanjye akabibabwira. Ibyo data afite byose ni ibyanjye, nicyo gitumye mvuga nti azenda ku byanjye abibabwire. Hasigaye gito ntimumbone, maze hazabaho ikindi gihe gito mumbone. Haleluya. Hano nkunda ya magambo Yesu. Yesu abwira abigishwa baravuga ati buriya nubwo mu nkunda, ikizabagirira umumaro nuko nzagenda. Kuko ninguma hano, buriya reka ndagira ngo mubyumve neza. Yesu arabwira ati ninguma hano muzakomeza mube planete z'inyenyeri imwe yitwa Yesu. Ariko ningenda nkohereza umwuka wera, mwese muzahinduka abastari, muzaba inyenyeri. Kuko umwuka wera naza, ibyo nakoraga muzabikora, ndetse muzakora ibirenzeho. Haleluya. Ariko murashaka kubyumva? Umwuka wera naza, azaza kimwe cyazakora muri mwebwe, azaza bashyire mu mutima nari mfite. Paulo yandikiye Abafilipi arabwira ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Namaze igihe kirekire mbaze Imana kuze, uratubwira ngo tugire umutima wari muri Kristo Yesu. Umutima wari muri Kristo Yesu wasa gute? Bukeye nicaye ndimo kuganira n'umwuka, arambwira ngo umutima wasaga, umutima wari muri Kristo Yesu ni imbuto zanjye. Imbuto z'umwuka nizo zikoresha abantu b'Imana, nizo mutima wari muri Kristo Yesu. Nimusoma mu Galatiya baravuga ngo imbuto z'umwuka ni urukundo. Haleluya. Icyatumye Yesu adupfira nuko yadukundaga. Imbuto z'umwuka ni amahoro. Imbuto z'umwuka ni ibyishimo. Ariko mu mibanire yacu n'abandi, imbuto z'umwuka ni ukwihangana, ni ukugira neza, ni ukugwa neza, ni ingeso nziza. Mu mikorere y'ibyo dukora byose ni ukwirinda no gukiranuka. Haleluya. Reka mbirambureho gatoya nubwo ntari bubitindeho, kuko umunsi tuzumva neza iyi nyigisho n'ubuzima buzoroha. Haleluya. Buriya mpora mbibabwira hano, kuba ndimo kubisubiramo si uko ari ubwa mbere mbyigishije.
ariko umunsi muzabyumva, kuko hari igihe usubira mu bintu wabisubiramo inshuro ya 10 akaba aribwo abantu babyumva. Reka mbere imbuto z'umwuka muri vie pratique. Njya mbwira abantu nkawe, nubona umuntu ukubwira ngo arwaye surmenage, ujye umenya yuko atuzuye umwuka. Ko burya surmenage na fatigue biratandukanye. Iyo naniwe mu mubiri ntabwo ari kimwe niyo ndwaye surmenage. Akazi kenshi ntabwo gatera surmenage, igitera surmenage ni imihangayiko. Akazi kenshi gatera fatigue, gatera umunaniro, ariko iyo ukora uhangayitse cyangwa ukora ibyo udakunda, muramurikira neza, iyo ukora ibyo ukunda ntabwo birambirwa, nta nubwo bikubihira. Nk'ubu ngubu niyo naba naniwe nkurura amaguru bansunika, ukambwira uti hano hari abantu bashaka kumva ubutumwa, energy sinzi aho iva, imbaraga sinzi aho ziva, umpereza mikrofone, iminaniro yose ikibwiriza ikaguruka. Kubera iki? Ndabikunda. Ntabwo nkunda kugaragara. Ubundi muri kamera yanjye abanzi kera kiri mutoya nari timide, sinakundaga no kugaragara. By the way, buriya nuko abantu batanabizi, ubundi ye unyihoreye ntunshyire mu kazi cyangwa iki, nshobora kugenda nkibera ahantu ntunamenye ko mpari. Urabizi hari abantu bakunda ngo ntibamvuze, ngo ntibambonye. Giye rwose wambona utambona ntibijya bikora ku mutima wanjye. Ariko ufate microphone umbwire ngo hano hari abantu bashaka ko bababwira ubutumwa, sinzi aho energy iva, kuko ndabikunda. Nshobora kubwiriza nkava mu gitondo nkageza ninjoro, nkabwiriza ahantu 5 kandi sinanirwe. Ariko nagera mu rugo nicaye mu ntebe nkahita nsinzira neza, kuko ibyo nakundaga byarangiye. Buriya reka mfate wenda ingero mwe mushobora kumva neza, kuko njya mbona abantu bareba filime, agahera mu gitondo areba filime, cyane cyane urubyiruko ruri muri vacances, akareba filime kuva mu gitondo kuri computer, akareba filime saa 6 akaba kireba filime, saa 8 akireba filime, akageza nimurogora na mu gicuko akareba filime. N'abadamu bajya babikora iyo hari uduseri. Sindumva umuntu warwaye surmenage y'agaseri, nyamara yicara kuri computer arimo gukora akazi, akakubwira ngo computer yanyishe, kuki itakwiciye ureba filime. Uzi impamvu? Nuko filime uyikunda. Buriya rero imbuto z'umwuka nizo zibyara izo mbaraga, kuko iyo ukora ibintu bikunda kandi noneho ukabikora utuje, kuko imbuto z'umwuka ni urukundo n'amahoro, ukabikora utuje kandi ukabikora unezerewe. Urukundo, amahoro, ibyishimo. Ubwo nahereye ku kazi, ariko no mu mibanire y'abantu, uzubanye n'umuntu wuzuye urukundo, wuzuye amahoro, wuzuye ibyishimo, kabisa yabo niwe muntu mwiza wabaho, wakwishimira gukorana nawe no kubana nawe. Wa mutima wari muri Kristo Yesu ni imbuto z'umwuka. Kuko imbuto z'umwuka na Yesu yaravuze ngo ndi igiti, ndi umuzabibu, umwe muri amashami. Bivuga ngo ibitemba muri Yesu nibyo bitembera muri twebwe. Haleluya. Iyo ucometse muri Yesu, ibitemba muri Yesu nibyo bitembera muri wowe. Ariko bambe wa Kristo, erega buriya wa Kristo, ko mu Kristo biragoye. Jewe ari gende uko na Kristo babaho, n'uburyo wa Kristo babana nk'iyo abantu tuzababwiza iki, tuzabigisha dute? Kuko buri munsi mba nicaye mfite abagabo barimo kudivorsa n'abagore kandi basenga. Arose abo barokuri, aba nabanyamubiri gusa tu. Ari uyu mugore ari n'uyu mugabo bagumugore abanyamubiri, kuko ubundi wuzuye urukundo, ukuzura amahoro, ukuzura ibyishimo, umugore akuzura urukundo, akuzura amahoro, ukuzura ibyishimo, rukuruzi yihuye n'icyuma birafatana. Niba rukuruzi itagikora ubwo nyine bamwe yashizemo. Hari abo byashizemo neza, none umuntu akicara ugasanga byarakonje. Muzitegereze, ngiye kubaha ikintu kiza kibibereka. Muzitegereze iteraniro ryashyushye, iteraniro ryasenze cyane, iteraniro ryagize akantu k'umwuka, iyo abantu basohotse niho bashaka gutandukana. Mwarabibonye?
abantu barasohoka bagahera hariya hanze barimo kuganira, ukumva ntushaka kuhava. Kubera iki? Hari cyarukuruzi cyaje cy'umwuka, ukumva n'abantu bose wabahobera, kumva abantu bose wabakunze, kumva. Ariko y'abakristo badafite umwuka barakonja na divorce zikaza. Ariko reka niyo gutinda cyane ku mbuto z'umwuka, ariko mufata ibintu bitatu, izo kategori eshatu: urukundo, amahoro, ibyishimo. Ibyo nibyo bigenga atmosfere yo mu bwami bw'Imana. Igicu cyo mu bwami bw'Imana gitwikiriye ubwami bw'Imana kigizwe n'urukundo n'amahoro n'ibyishimo. Imibanire yo mu bwami bw'Imana igengwa no kwihangana n'ingeso nziza no kugira neza no kugwa neza. Ibyo bitatu. Imikorere y'akazi mu bwami bw'Imana igengwa no gukiranuka no kwirinda. Ukamenya gukiranuka kugeza mu tuntu duto. Niba urimo kwandika imibare ikaba ari yo, niba urimo gutanga ripoti ukabita ugakiranuka kugeza no mu duto. Hello. Hanyuma ukagira kwirinda, ukavuga ngo hari ibyo nkora, hari n'ibyo ntakora. Uwo ni umutima wari muri Kristo Yesu. Kandi uriya mutima wari muri Kristo Yesu niwe uduhesha ubutware. Uburyo igituma umukristo aryoha nuko afite imbuto z'umwuka. Ariko imbaraga z'umwuka iyo zije, zo noneho ziduhesha izindi mbaraga. Yesu yaravuze ngo uyu mwuka wera naza, haleluya, ngo ikizabagirira umumaro nuko ngenda, kuko ningenda nzaboherereza umufasha. Uwo mufasha naza agakorana namwe, muzasa nanjye. Ariko nimumara gusa nanjye mukore nkanjye, kuko burya icyo turi cyo kibanziriza ibyo dukora. Halo, murimo murankurikira? Icyo turi cyo, umva, nabanye n'abakozi b'Imana benshi, bamwe ndetse buzuye umwuka pe, nanjye ntabishidikanya. Ariko iyo utaretse ngo kamere y'umwuka, imbuto z'umwuka urizo ziba kamere yawe, urasharira. Ukaba umukozi w'Imana ushaririye, ukaba umukozi w'Imana uruhanya, ukaba umukozi w'Imana ugoye. Uretse ko rimwe na rimwe hari icyo namaze kubona, burya kugora byo biterwa nabo muri kumwe. Hari igihe ubwira abantu ibintu by'ukuri, kuko jyewe nayoboye abantu kenshi, ukabwira umuntu ariko ibi bintu ntabwo ari byo, aho kugira ngo yumve ibyo urimo kumubwira, kubera yuko we yabishakaga akumva yuko umwanga. Gukorana na Antoine biragoye, ubundi gukorana nanjye ntibigoye, ariko jye niko mbivuga. Ariko ndabizi ko bigoye. Nakoranye n'umubikira kera, jyewe ubundi ngendera linye droite. Niba ibintu biri fonda bikubwira ko ari fo. Ahantu twakoraga hari nk'abantu bajyaga bazana amafayili baje gusaba akazi, nkababwira nimusubiraneyo dokima zanyu, nta kazi dufite muri. Bakamubwira ati ntukiteranye n'abantu, ujye ureka badepoze. Kuki mubeshye abantu? Umuntu aradepoza nta n'akazi dufite, ngo baserekanye isige ngo nikazaboneka. Nkababwira ntoya, yitware, nikazaboneka tukakadvertisinga, uzaze wa applying. Abandi bakajya bambwira ati ariko biriya abandi barabihorera. Nkababwira ntoya, ati kandi uziteranya n'abantu. Nkababwira ntabwo Yesu yigeze antuma ngo nze guhendahenda abantu ngo bankunde. Oya, ntabwo ari ngombwa. Ukabwira umuntu ibintu ukamubwira uti bisibyo, ati uriya muntu ni compliqué. Kubera iki? Nuzumva umuntu akubwira ngo uriya ni intagondwa, ujye umenya ko igituma mwita intagondwa nuko yanze kwemera ibyo yamubwiraga. Uzabanze we examine umuntu nakubwira ngo kanaka ni intagondwa, uzamenye ko hari ibintu yamubwiye yanga kubyemera, kubera ko yanze kubyemera, ubwo ni intagondwa. Ariko hari ibintu utagomba kugonda. Niba uyobora abantu hari ibyo utagonda. Ariko ngo twakwiyaranje, uwe ntabwo wiyaranje mu kazi. Iyo uri umukiranutsi urakiranuka kugeza ku ndundu, kugeza muri detail. Ngo ariko ngo ushobora kunyaranja, ntabwo nshobora kukwaranja mu binyoma, kuko ubwo mvuye mu byo nizeye. Iyo meze gutyo rero ntabwo uri umwana mwiza.
ariko ntabwo Imana yigeze dutuma kuba abana beza, yadutumye kuba abakiranutsi mu isi tugendamo, ariko twuzura umwuka, sibyo? Twuzura umwuka tworoherane. Ariko ibi tuzabyiga mu cyumweru cya Pentekote, reka nihute kuko ntabwo ari byo turimo kwiga uyu munsi. Cyakora muhanze mumenye ngo icyo turi cyo kigira gite, kibanziriza ibyo dukora. Iteka ryose niba ushaka kuzavamo umukozi w'Imana uzaramba kandi Imana ikakwishimira, jya ubanza wibaza icyo uri cyo mbere y'ibyo ukora. Akoranye n'abakozi b'Imana, wowe ukabona umuntu umva abwiriza ubutumwa ugafashwa ariko ntakiranuke. Twigeze kujya kubwiriza ubutumwa ahantu hano muri uru Rwanda. Buriya rero abanyarwandakazi mufite ukuntu mujya mubera abakozi b'Imana ibigeragezo, ariko atari uko mwabigambiriye, ariko muri beza. Noneho tugiyeyo, yari umukozi w'Imana w'umunyamahanga, twagiye ahantu mu giterane turaba speakers nyine wa preachers, ariko akajya areba abakobwa bamunyuraho akabakubita ku kibuno. Noneho umwana umwe rwose sinavuga ngo umushizi w'isoni, ubwo umunyakuri aradukonfrontinga, ariko abanyarwanda aratubwira ati mutubwirire uriya mugabo, ndanga kuvuga igihugu yari yavuyemo, mutubwirire uriya mugabo ngo ibyo kudukubita ku kibuno ntabwo birimo gukiranuka. Hanyuma abandi baramutinya, ndamubwirana ariko hari abana bambwiye ko urimo kubakubita ku bibuno, ngo ariko ntimugakabye, it's just a gesture, ngo ni akageste. Akageste gakubita ku kibuno cy'umukobwa uba ukora ibiki? Kiranuka ugeze no ku ntoki zawe. Abantu bajya ibintu bakabyoroshya, ibyaha bakabishakira utuntu tw'umubatizo. Kiranuka ugeze no ku ntoki. Niba ugiye guhobera umuntu ufata hejuru, muhoberane nk'uko abanyarwanda bahoberana. Ubundi wabonye umuntu uhobera umuntu akubita ku bibuno? Ibintu by'ubupagani abantu bashakira ibisobanuro. Ariko banzube, hanyuma nurangiza ukore, kuko icyo turi cyo kibanziriza ibyo dukora. Kandi Bibiliya tubwira ngo twebwe ikizakubwira ko uri umwana w'Imana ngo yadushyizeho ikimenyetso, ari cyo Mwuka Wera. Kubitaho signature Imana ikavuga ngo twanashyizeho stamp. Ujya ubona muri biriya Rwanda Bureau of Standard, ibicuruzwa byagenzuwe ubuziranenge, bateraho icyapa kivuga ngo iki gicuruzwa cyemejwe ko gifite ubuziranenge. N'Imana irakureba ikavuga ngo uyu muntu mushyizeho ikimenyetso cy'umwuka, made in heaven. Haleluya. Uyu ni umuturage w'ijuru, ndamushyiraho ikimenyetso. Haleluya. Abantu bagutegerezaho rero kugaragara nk'uwo nguwo. Niba baguteyeho ikimenyetso bagasanga uri fake, baravuga ati ino ni container bateyeho ikimenyetso, ariko product irimo imbere siyo. Kandi bijya bibaho, abantu bakagenda bagafata amacupa bagashyiraho bya byapa bya Rwanda Bureau of Standard, arya ni RBS, bagakubitaho icyapa cya RBS, barangiza bagasukamo ubuki buvanze na karameli, isukari bashyuhije, bagashyiramo ubuki buke, bagashyira mu icupa, bati gifiteho ikimenyetso cy'ubuziranenge. Warya kumva ni karameli, igenzi kubitandukanya. Iyo ari ubuki nyabuki ndabyumva, iyo harimo karameli nabwo ndabimenya. Byose biraryohera ariko ntibiryoha kimwe, kandi abantu benshi byo barabikora. Nubwo hariho icyo kimenyetso, harimo bashyiramo karameli. Natwe hari igihe tuba tumeze dutyo. Imana igakubitaho ikimenyetso, ituyu n'umwana wanjye, made in heaven, ariko wamwicara iruhande karibaza ko numva vangavanze. Aravuga nk'abana b'isi, ibiganza bye biracyari iby'isi, kavuga ngo uyu ngo aravanze, ni ubuki buvanze na karameli. Ariko tugomba gusobanuka. Haleluya. Reka nihute njye kubiduha imbaraga. Yesu yatubwiye ngo uyu Mwuka Wera naza, number 1, azemeza abantu iby'ibyaha n'iby'urubanza n'ibyo gukiranuka. Abantu ariko bajya bakunda kuvuga ubutumwa hano mwampepera nkareba, cyangwa bazavuga ubutumwa bumva barota kuvuga ubutumwa, cyane cyane mu rubyiruko ndababona
bakunda kuvuga ubutumwa. Reka mbanze babwire ikintu kimwe, ntukikashure. Hari abantu babwiriza ubutumwa barangiza bakabwica kubera ko ntibasobanukiwe yuko it's not about you. Ntabwo ari we wemeza abantu ibyaha. Wejye ugenda uvuga iby'Imana yakubwiye, uganire n'umwuka, umubwire tumva umwuka wera ngiye kuvuga, wewe wemeza abantu. Amina. Kuko iryo ni ryo banga ry'abatubanjirije, bakoranaga n'umwuka. Turaza kubivugaho, bakoranaga n'umwuka kuko umwuka niwe wemeza abantu ibyaha. Impamvu mubona abantu benshi batagikizwa, impamvu mubona abantu benshi ahantu barakubwira ngo erega ngo abantu barananiranye, nkabagara ntabwo bigeze bananirana, ahubwo ntitwujuje ibyangombwa byo kubemeza ibyaha. Umuntu aragenda ngo kubera ko afite PhD, afite masters, ngo ubu ngubu rero ubwo mureba ngo ugiye ngo narize ngo ufite masters muri theology, ufite masters ariko ntufite umwuka, kandi umwuka niwe wemeza ibyaha. Ntabwo Imana yigeze ivuga ngo bazemezwa n'amagambo yanyu. Amagambo yacu ni empty, ntacyo amaze umwuka wera atakoze. Kuko Yesu ntushobora kumukosora, yaravuze ngo uwo nguwo naza ikizabagirira umumaro nuko ngenda, kuko ningenda nzamuboherereza, kandi naza agakorana namwe. Niwe uzemeza abantu iby'ibyaha n'iby'urubanza n'ibyo gukiranuka. Haleluya. By the way, n'abazagira umugisha muri mwebwe bakaba pastori, umwuka wera niwe wemeza abantu ibyo gukiranuka. Nujya gukora umurimo w'Imana ujye uhenda umwuka, umugore tumva rero umwuka wera ngiye kubwira aba bantu ngo dukora uriya murimo wowe ubemeza. Nurangiza witurize. Arege mbona abapastori batugatuga abantu ngo ariko ngo nkamwe mu maziki ngo abakristo bangana barya ngo amatura akaba make. Ngabugese ntabwo ushobora kwemeza abantu ngo bazana amaturo kuko bakerenshije. Sina ngombwa kubahata, sina ngombwa no gushyiraho twatuntu tw'udukarine n'udusashe n'uduki. Hari ahantu mbona ujya ugasanga buri muntu afite agasake ke ngo ko guturiramo ngo kugira ngo izina rye rimenyekane ko yatuye. Hano hari ibyo mujya mukora. Yewe nagiye mbikuraho progressive mu kuko hari ikintu kimwe nemera, umukristo utemejwe n'umwuka ntabwo atanga icyacu, ariko umukristo wemejwe n'umwuka agitanga utanamuhendahenze utanamuhasa. By the way, reka nshimira abatanga icyacu muri Biremera. Umva hani Remera haba abakristo nkunda. Iyo mvuze ngo hari abakristo nkunda, hari abakristo batanga icyacu mukavuga ngo uyu mukristo yarabyumvise, yarabisobanukiwe. Ushobora kumbwira ngo tubimenya gute? Burya rero ikibi cya momo yo nyine imeze nka twatubahasha. Iyo ukanze telefone yawe izina ryawe rijyamo. Hari abantu mba nzi ko buri kwezi ninjya gusengera abakristo batuye ndi bubonemo amazina yabo. Avuga nawe ko mukristo kabisa. Kandi buriya ntimuze kubyibeshyaho ngo nuko batura menshi. Oya, harimo n'abantu mba nzi ngo nimfungura momo, hari umukristo nzi utanga icyacumi cy'ibihumbi 200, ariko nkaba nzi ko igihe cyose nzamusangamo, kandi ndabimenye ko ari icyacumi yatanze, kuko ubundi iyo ndebye izina rye biba ari 100, ari 500, ariko hari rimwe mu kwezi ukabonamo 2,000 ukavuga ngo uyu nguyu atanga makeya, ariko icyo Imana ireba si ubwinshi bw'ibyo utanga, ni faithfulness, gukiranuka. Ukavuga ngo ngewe hari ikintu kimwe nasezeranye n'Imana, ndavuga ngewe Rutayisire Antoine, hari ikintu nasezeranye n'Imana nkiri umukatolika nkikizwa, nasezeranye n'Imana ko ifaranga ryose rizaca mu biganza byanjye nzaritangaho icyacumi, abe menshi abe makeya nzagitanga. Ubwo niyo mpamvu nkunda bene abo bantu, nuko mvuga ni bariya turasa, tubyumva kimwe. N'igihe nzaba mfite pansiyo ntakiri pastori, pansiyo yanjye izagitanga icyacumi. Nubwo nagitanzeho icyacumi bakiye yambikira ayo bazama, nayo nzongera gitange, kuko iteka ryose uko icyo nasezeranye kizaca mu ntoki zanjye cyose nzagitangaho icyacumi, kuko ni ikimenyetso cy'abo turimo, faithfulness. Kandi ntabwo ari afero yuko ndi pastori, kuko nanjye icyo gihe ntabwo nzaba nyobora paruwasi. Gukiranuka, ariko ubyemeza abantu ni umwuka wera. Niyo mpamvu buriya iyo wasenze umwuka wera niwo wemeza abantu. Abajya bavuga ubutumwa rero sinzongere kumva muvuga ubutumwa ngo mubwice, ngo ndende kubabwira ngo ubwo mwanze kwihana ngo n'Imana irarakaye ngo izabica. Ibicira iki? We yagutumye kubwira abantu Imana ko izabica? Yagutumye kubahendahenda ngo bakire Yesu.
ntabwo yagutumye kubatera ubwoba. Nta muntu ujya ukizwa kuko bamuteye ubwoba. Cyane numva abantu bamwe bihirasiye ngo Imana iraje, ngo ije irakaye. Aha, irakazwa n'iki? Yatanze umwana wayo, none iracyarakaye. Uwo munsi wo guca urubanza urahari, igihe kitaragera ntabwo Imana ikambije agahanga rwose, kuko irabizi, yaduhaye freedom, iratubwira ngo muhitemo ubugingo, munga inzira y'urupfu. Ntukikashure, jya ureka umwuka akora umurimo we, wowe kora uwawe, umwuka akora umurimo we. Ni we wemeza abantu iby'ibyaha n'iby'urubanza n'ibyo gukiranuka. Amen. Icya kabiri azakora, azabayobora mu kuri kose. Hari igihe abantu bakubwira ngo ugiye ibi bintu simbyumva, nkavuga nti wegenda gusa wize ubwire umwuka ngo nyobora usobanurire ibi bintu. Amen. Icya gatatu azakora, azatubwira n'ibyenda kuba. Abantu benshi rero ikibazo dufite ibyenda kuba, abantu babihinduye ubuhanuzi bw'ibyago cyangwa bw'imigisha. Ahubwo no, umwuka wera niwe uduha vision yuko dukora umurimo w'Imana, akatubwira ngo imbere hariya muzakore mutya, mukore mutya, mukore mutya. Njya mbibabwira hano mu bintu binezeza, bizanezeza. Nkiza hano mu 2012 nakoze amasengesho atangira umwaka. Ubundi biri muri kamere yanjye, iminsi 7 ya mbere nayihaye Imana. Ndasenga ndimo kugendagenda nimugoroba, muri bukano haba gutuzu twinshi n'utundi. Imana impumura amaso, inyereka ibyenda kuba. Irambwira ngo hangaha hazazamuka amazu meza asa n'umujyi wa Kigali. Fata igipapuro ndashushanya, ndavuga ngo hazahagarara inzu, hano hacemo umuhanda, hano hahagarara inzu, hano hahagarara indi, hano haba urusengero. Icyakora ziriya zo ku mashuri zo singiye kubeshya, ntabwo nari nazishyizeho, hari menye gusa, ziriya zaje nyuma. Hanyuma none ngiye kugenda zihagaze. Azatubwira n'ibyenda kuba, azakubwira uburyo uyobora umurimo w'Imana, kuko wabazi neza iby'Imana ishaka biri imbere. By the way, reka ndebe abantu bafite abana bakiri batoya n'abakibyara, wenda barongoye vuba hano, mwampepera nkareba ariko bagifite abana batoya. Haleluya. Reka mbabwire ikintu gikomeye. Uriya mwana ujye umufata uvuge ngo sinzi ejo h'uyu mwana, ariko hari umwuka azatubwira n'ibizaba ejo. Uyu mwana ni indagizo. Musengera ubwira Imana ngo Mana umfashe kugira ngo uyu mwana muyobore, kugira ngo azabe icyo wamuremeye kuba cyo. Ababyeyi benshi ntabwo ibyo tujya tubitekereza, dufata abana tukabohereza aho Imana itabashaka. Ngo jewe ngo ndi dokta, ngo umwana wanjye ngo ntiyaba umucuranzi. Imana ikavuga ko nashaka ko azajya acuranga nka Dawidi. Ngo yanga ibyo bintu byasa gihobe, ngo byo kujya kuvuza inanga. Ariko abakire bamwe kuri ino si n'abacuranzi, n'abahanzi. Ariko ngo kubera ko ndi dokta ngo umwana wanjye ntiyacuranga, mureke buriya niwumva, ahubwo baze Imana ngo Mana uyu mwana nibiriya nibyo umushakamo, uzatangara. Nyazetsa abantu hano, mfite umwana w'umukobwa kera akiga sogonderi, yarambwiraga ati papa jewe nzaba dogiteri w'abana. Yajyaga agenda akajya kuri CY'UMWUKA, hari umuganga w'abana akamutiza itaburiya, bakirirwa bagendana. Ariko namureba nkavuga mu mutima ngo Mana uyu mwana sinzi ko azaba dogiteri. Umudogiteri ugira iseseme ntushobora kuba dogiteri ugira iseseme. Ariko akaba umuhanga mu bintu by'intoki, ashobora gufata rida akayikoramo ijipo, akongera akayihambura ikaba rido. Ayo nawe wakwigiriye muri design cyangwa mu bindi. Uwo munsi yagiye gutekereza aniga anatoranya, yagiye muri PCB ko ngo yumvaga agomba kuzaba dokita. Hanyuma arangije agiye kwiyandikisha, atashye arambwira ngo dade ngo ariko nizere kutandakarira. Ni kubera iki? Ikewe muzuye umwuka, ntabwo njye ndakazwa n'ubusa. Ngo ntabwo nagiye muri medicine, nta wagiye mu biki? Ati nazanze hari ibintu ngo bya creative design nibyo niyandikishijemo. Nikora najyaga nkubona n'ubundi nkabona ubudogiteri bwawe ntabwo urimo.
umudogiteri ugira isesemi ubona amaraso akagira ubwoba, nta mudogiteri w'umurimo. ubu ni umwarimu muri universite yigisha ibyo bya design, kuko nicyo yaremewe. Burya buri muntu wese Imana niyo umureba agenda uravuga ngo uyu yaremewe iki ngiki. Buriya mpamya ko nka buriya bakinnyi nka ba Messi n'abandi se ashobora kuba yaramureba akavuga ati uyu mwana akunda umupira, nicyo kizamukiza ikirenge cye. Ariko se ngo umuntu w'umukinnyi w'umupira ngo Imana ngo iramwe azaba umukinnyi w'umupira yinjiza amafaranga menshi, yubaka insengero, yubaka amavuriro, akora umurimo w'Imana, kuko n'iki Imana yamuhamagariye. Buri kintu cyose Imana yaguhamagariye iba ifite ikizagikoresha kugira ngo kibyare umusaruro mu murimo wacyo. Ntimuzabangamira umuntu Imana yamubwiye ngo ajye gukora ikintu. Haleluya. Ariko umwuka wera niwe uzatubwira ibyo ngibyo, ngo kandi ngo azenda ko byanjye abibabwire. Nushaka kumenya Yesu neza, jya wicarana n'umwuka, umubwire ngo rero umwuka wera ndashaka kumenya Yesu. Buriya nkunda ukuntu Paulo yavuze kuri Yesu, yandikira Abafilipi arabwira ngo jyewe ngo ndashaka kumenya Yesu, ngo nibagirwa ibiri imbere ibiri inyuma, ngo agasingira ibiri imbere, ngo ndashaka kumumenya, ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe, ngo mumenye. Buriya ushaka kumenya Yesu, jya wicarana n'umwuka, ubwire ko umwuka wera ndashaka kumva ibya Yesu. Mbwira amagambo ya Yesu, mbwira ibyo yankoreye, ndirimbira n'indirimbo. Amen. Mbwira amagambo ya Yesu, uzagusobanurira ibya Yesu. Niba uri umuvugabutumwa ushaka kumva ibya Yesu ukamuvuga, nushaka kumva umusaraba wa Yesu uzicarane n'umwuka umubwire ngo umwuka wera ndashaka kunsobanurira nkumva iby'umusaraba wa Yesu. Azabikwigisha utangare. Buriya nta kintu cyiza nko gusoma Bibiliya wicaranye n'uwayandikishije, kuko Bibiliya tubwira ngo abandikaga bose bandikaga babwirijwe n'umwuka. Iyo utangiye kwicarana n'umwanditsi wanditse igitabo ukamubaza icyo yashakaga kuvuga, arakubwira ati nibi navugaga. Mujye musoma Bibiliya mubaza umwuka wera, muzatangara ibyo muzavumbura. Nigeze kwicara ndimo gusoma Bibiliya, mbwira ngo ariko umwuka wera, ubu ngubu ibi bintu by'amasekuruza bimaze icyo uretse kuturambira. Hari wari wasoma ingoma ya mbere kugeza nko ku gice cya 8 ubu kiri mu masekuruza ngo kanaka byara kanaka, kanaka byara kanaka, kanaka byara kanaka, kanaka byara kanaka. Ariko si kanaka byara kanaka, so what? Umwuka arambwira ngo ibi ngibi birimo amabanga akomeye y'ubwami bw'Imana. Haleluya. Cyambere Imana yacu ni Imana ya detaye, imenya ngo kanaka yabyaye kanaka, kanaka byara kanaka, kuko nugera hirya uzabona uw'Imana yajyanagaho wagombaga kubyarwa kugira ngo akore ibyo Imana yashakaga. Uzi ko Imana ishobora gutondeka abantu 10 generations 10 gusa irimo gutegura kuzavuka kugira ngo ukore ibyo ugomba gukora. Mwambwiye ngo amen. Ariko uri Imana yacu ni igitangaza. Irambwira ngo kandi ikintu nashaka kubereka muri izi genealogy, ndi Imana isezeranya hanyuma nkasohoza. Nasezeranije Adamu ko mu rubyaro rw'umugore hazava muzabacungura, ntondeka genealogy zo muri Matayo zihera kuri Aburahamu ziraza zigera kuri Yesu. Ndi Imana isohoza amasezerano. Haleluya. N'ibindi byinshi ntabwo ngiye kubijyamo, ariko ubwo ngiye kubibasobanura mwabibona ko umwuka afata ibintu. Ngera ku ihema ry'ibonaniro mbona imikara y'akabayonga, mbona uduhitirizo, mbona udushinge, mbona udukwasi, mbona impu zatahashi, mbona imishita n'ibiti byose. Ibiti n'ibiti byose banambwira ngo ujye ubyitondera. I'm a God of precision. Ngo buri kintu cyose gikorwa mu izina ryanjye kigomba gukorwa kuri standard z'ijuru. Haleluya. Ariko buriya niyo mpamvu natwe ijya kuturema ngo yaratwitondeye, itubumbabumba mu buryo bw'igitangaza. Ujya witegereza ibintu Imana yaremye byose biri special. Indege iraguruka tukayitangarira, igatera urusaku, ikasiga ibintu by'ibyotsi n'ibintu by'imyuka n'ibiki byose, igisiga kikigurukira, nta nubwo gikenera landing space
ko Imana yirema indege zidatera pollution twajya kuzigana tugateza ibibazo. Umuntu akabwira ngo hari umuntu wakoze kantu kari miniaturize ngo akora telefone ngo ingana gutya ngo ugira gute. Imana ikaminiaturize urushishi rukagira ubwonko n'igifu n'amara rukagenda ku butaka, ntituyitangarire. Imana yacu ni Imana ya precision. Haleluya. Ariko ibyo ngibyo bisobanukirwa iyo wicaranye n'Umwuka Wera akakubwira ngo reka nkubwire uko iki bivuga, akagusobanurira utuntu n'utundi. Iyo usomye Bibiliya wicaranye n'Umwuka, abantu bibaza ngo ibi bintu abikura hehe, akakubwira ngo ujye nicarana n'Umwuka Wera in fellowship, ngirana ubusabane n'Umwuka. Iyo nicoye mu gicuku witoko, uzajya wumva nk'abagabo n'abagore bagira abagore bicura nabo bakicura, kumva nijoro baravuga. Nangiye nuciye mvugana n'umufasha witwa Umwuka Wera witoko. Ariko Umwuka Wera uriya ziriya mbaraga Paulo yazikuraga hehe, kanyereka imiterere ya Paulo, kamwe ngo ushaka imbaraga nka ziriya ngo uzagende nkawe, nzabana nawe kuko n'igihe wamushobozaga. Buriya uzi ko washoboje Paulo, natwe ari available, ari hafi. Ahubwo ikibazo Paulo yari yarabisobanukiwe. Muzarebe mu ntumwa za Yesu uwakoze byinshi kuruta abandi ni Paulo. Ntugire ngo nukubera ko yari yarize, nabyo bifitemo uruhare. Yagendanaga n'Umwuka birenze. Ibintu bijyanye n'Umwuka ukuyemo ibyo Yesu yatubwiye, umukurikiyeho mu kumuvuga cyane ni Paulo, kandi umukurikiyeho mu kugira imbaraga cyane mu isezerano rishya ni Paulo. Kubera iki? Yagendanaga n'Umwuka. Not only yari yuzuye Umwuka, ahubwo yagendanaga n'Umwuka. Ndaje mbigereho. Dusaba iki rero kugira ngo twuzure Umwuka? Kuko biroroshye cyane kubwira abantu kuzura Umwuka bisaba iki? Ngo dukorane n'Umwuka Wera. Number 1, Bibiliya irabisobanura neza. Kugira ngo wuzure Umwuka, ugendane n'Umwuka, ukorane n'Umwuka, ugomba kuba warakiriye Yesu 1 nk'umucunguzi, 2 nk'umwami. Ibi byombi bigomba kuba byuzuye. Ugomba kwakira Yesu nk'umucunguzi. Aho niho duhera. Kugira ngo wakire Yesu nk'umucunguzi nuko yemera nk'umunyabyaha, kavuga ngo Mana ndi umunyabyaha, ariko ibyaha byanjye ndabyihannye, nakiriye Yesu nk'umucunguzi wanjye. None Mwami Yesu, unyogesha amaraso yawe, nyoza nk'urubura, nyoza nk'urubura. Nabatereye hasi cyane. Kugira ngo ntunganire Imana, nyoza nyeza nk'urubura, nyeza nyeza nk'urubura, nyogesha amaraso wavuye kugira ngo ntunganire Imana. Iki nicyo cya mbere ugomba kubanza gukora. Ntabwo Imana izakuzuza Umwuka ucagasa ibyaha. Umwana azanye itase, ugiye kumusukiramo icyayi ukabona harimo isazi, ubanza kuyoza, ntabwo usukiramo aho ngo nuko ashaka kunywa amata cyangwa icyayi. Imana irakubwira ngo banza wakire Kristo nk'umucunguzi n'umwami wawe. Umwakire nk'umucunguzi akwezeho ibyaha byose, kuko amaraso ya Yesu niyo atwikira ibyaha byacu. Nta nubwo bivuga kuba waramaze kubirandura, ariko biba byaratwikiriwe. Haleluya. Akaba umucunguzi wawe, ukavuga ngo umva amaraso ya Yesu atwezaho ibyaha byose. Ariko iyo umaze kwakira Yesu nk'umucunguzi, noneho ugomba gutera intambwe izahoraho ukarinda upfa, ukemera kumwumvira nk'umwami. Iki rero nicyo cyananiye abakristo benshi bazanye n'inyigisho zitugarukiriza kuri level 1. Yesu nk'umucunguzi, ngo amaraso ya Yesu atwezaho ibyaha byose, ngo ubuntu bw'Imana nibwo budukiza, ngo none ubwo dushobora kwikorera ibyaha, ngo ibyaha byacu byararihiriwe.
ntabwo ariko bikora. Iyo ibyaha byacu bimaze kurihirirwa tukinjira mu bwami bw'Imana, Yesu aba umwami wacu akadutegeka. Ibyo akunda tukabikora, ibyo yanga tukabireka. Ikiri jambo ritumarira ritubwira iby'Imana ikunda, rikanadusobanurira n'iby'Imana yanga. Ibyo ikunda tukabikora, ibyo yanga tukabihungira kure. Yesu akaba umwami wacu, kingdom citizens, abaturage bo mu bwami bw'Imana. Ubwo Yesu yazaga, yaje yigisha ubutumwa bw'ubwami bw'Imana. Ntabwo yaje yigisha ubukristo, ntabwo yaje yigisha idini, yaje yigisha ubutumwa bw'ubwami bw'Imana. Yesu ni umwami, ntabwo ari umuperezida, ntabwo ari umupremier ministre, ntabwo ari umutegetsi, ni umwami. Burya umwami atandukanye nabo bose kuko umwami ni supreme. Uzi ko burya umwami yavangaga executive na legislative na judiciaire, ubutegetsi nshingwabikorwa n'ubutegetsi ariyo bagwita ngo iki, umwe bushyiraho amategeko bagwita ngo iki, legislative, nyubahiriza tegeko, hanyuma judiciary, utabera. Byose we umwami yabifataga byose akabikusanya bikaba mu mwami. Burya n'Imana niko yivuga, reka amasomero umurongo umwe bibemeza. Imana burya yo ni umwami, irakubwira ngo ni jewe executive, nkaba na judiciary, nkaba na legislative. Cyo nkundira Imana. Umurongo wa nizere ko mubona muri Yesaya 33 niho uwo murongo uba. Uwiteka aravuga ati ndahaguruka nonaha, ubu ngubu ndishyira hejuru, ngiye kogezwa nonaha. Oya, mwihangane ndaza kuwushaka. Ubu ngubu ndibwira ko nafashe utariwo, ariko kenshi uzabona Yesu arakubwira ngo ugiye ndi umwami, nkaba n'umucamanza w'abari mu isi. Hanyuma reka ndaza kuwushaka, ariko kuko ntabwo nari nawushyize ku murongo w'ibyo nigisha. Yesu akaba umwami wawe, mwihangane ndaza kubashakira. Ntabwo muri butaye, ntabwo ubwo yaherereye. Icyo rero tugomba kumenya, uyu mwuka wera ntabwo ajya yakirwa n'abantu batujuje iby'Imana isaba. Ndagira ngo niba wicayemo hano ufite inzozi, ufite kwifuza ko kuzura umwuka, subira inyuma muri Yohana 14 umurongo wa 15 kugeza ku wa 17. Aravuga ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa, mu yandi magambo ntibishoboka ko abanyabyaha bamuhabwa, kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Ahandi mu byakozwe n'intumwa ibice 5 umurongo wa 32, ubwo Petero yarimo kwigisha, aravuga ngo twebwe turi abagabo bo guhamya uwo nguwo, twebwe n'umwuka wera uhabwa abandi. 32, natwe turi abagabo bo guhamya ibyo hamwe n'umwuka wera uw'Imana yahaye abayumvira. Ntabwo ari yahaye abantu bose, ni abayumvira. Muzanabibona muri Bibiliya iteka ryose. Iyo umuntu yasubiye mu byaha, Imana iravuga ngo uyu muntu nta gahunda afite yo gukorana natwe, mwuka wera garuka. Mwitangirira ibice 6 umurongo wa 3, Imana iravuga ngo umwuka wanjye ntazahora akirana n'aba bantu, ngo kuko gutekereza kwabo ari kubi kuva mu buto bwabo. Umunsi Imana yakuye umwuka mu isi nibwo umwuzure waje. Ntabwo isi yari kurimbuka umwuka wera gihari. Yahamagaye umwuka. Buryo uzarebe n'ibihugu iyo byashwanye bahamagaza ambasaderi, kamwira ati ambasada taha, twarapaye ambasaderi wacu kuko nta bufatanye nta busabane tugifitanye n'iki gihugu. Iyi Imana yakuzinutswe yahamagaza ambasaderi wayo ari we mwuka wera umufasha. Iramubwira ati ahukana uwo mugabo yananiranye, ahukana, garuka iwanyu, garuka. Muzarebe muri Bibiliya Samusoni yakubitaga Abafilisitiya akibwira ngo n'imbaraga ze zibikora.
umunsi yaryamye ku bibero bya Dalila akamwogosha umusatsi wari ikimenyetso cy'ubunaziri bwe. Uzi icyakurikiyeho? Imbaraga zamushizemo, Abafilisitiya bamukuramo amaso, ibisigaye bye bya nyuma biba bibi. Muzitegereze na Sawuli umwami wa Isirayeli atangiye kwigendera uko ashaka, ngo umwuka w'Uwiteka yamuvuyeho, ngo noneho asimburwa n'umwuka mubi. Hanyuma ibyo birangira nabi, ajya kuraguza. Ariko uwo nkunda cyane muri ibyo ngibyo, nkunda Dawidi. Dawidi amaze gukora icyaha yari yarabisobanukiwe, agomba kuba yari yasomye kubera ko yabanaga n'umwuka cyane. Aravuga ngo umva Mana, unkora ibindi byose ariko umbabarire ntunkureho umwuka wawe. Umbabarire wenda unkubite mfe, ariko simfe umwuka yamvuyeho. Kuko yari abizi ko umwuka namuvaho, za mbaraga zo kurwana na Goliyati zizaba zashize, za mbaraga zo kunesha Abafilisitiya zizaba zagiye, za mbaraga zamuneshejaga Abamori n'Abamowabu zizaba zagiye, za mbaraga zatumaga aririmbira Imana zizaba zagiye, za mbaraga zizaba zamuvuyeho. Aravuga ngo unkoresha ibindi byose ariko umbabarire ntunkureho umwuka wawe. Haleluya. Ikintu cya mbere tugomba kurwaniza, akira Yesu nk'umucunguzi, wemere kumwumvira nk'umwami wawe iteka ryose. Kandi Pawulo akatubwira mu Efeso ibice 4:30 ngo ntimuteze agahinda umwuka wera wabashyiriweho kuba ikimenyetso. Kuko hari igihe akubwira akaguhendahenda, ariko se ugiye ngo ndanze, ariko se ugiye buriya icyaha bavuga ngo cyo gutuka umwuka wera ni icyo ngicyo. Arakubwira ukanga, ukamubwira ngo mvaho. Urambwira ngo mvaho, ndagiye, finished. Kuko Bibiliya yatubwira ngo iyo ugejeje aho ngaho, iyo umwuka kuvuyeho uhinduka kahebwe. Kubera iki? Nta wundi muntu ushobora kukwemeza ibyaha iyo umwuka wera yakuvuyeho. Kiri kuhindukiye ukamuhendahenda uti mbabarira ugaruke ndihari. Habakiriwe ibyiringiro. Iyo ndigiye ukamubwira uti Mana mbabarira ungarurire umwuka, mbabarira ungarurire muri bwa buntu bwawe, mbabarira ungarure hahandi aho nahoze. Muzasome zaburi nyinshi za Dawidi amaze gukora icyaha, niyo masengesho yasenze. Mbabarira ntunkureho umwuka, kandi mbabarire ungarureho ubuntu bwawe. Haleluya. Ndangirize kuri iki kintu. Ni iki tuzakora kugira ngo twuzure umwuka wera? Ukuyemo biriya dukora, ariko hari n'ikindi. Hari n'abantu biriya babikoze ariko batazi icyo umwuka amaze. Ni naho abakristo benshi bicaye. Buriya rero ikibihindura byose ni amagambo abiri: inzara n'inyota byo kuzura umwuka. Inzara n'inyota. Yesu muri Yohana ibice 7:37 yari yigishije aravuga ati umuntu nagira inyota aza hondi anywe. Haleluya. Ariko umuntu nagira ate? Nagira inyota. Arangije arabisobanura ngo umuntu nagira inyota aza hondi anywe, ngo unyizera wese ngo imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Ngo ibyo yabivuze yerekeje ku mwuka wera uwa wamwizeye bendaga kuzahabwa. Ngo ariko icyo gihe umwuka wera yarataraza, kuko Yesu yaratarahabwa icyubahiro cye. Haleluya. Inyota. Buriya abantu babona Imana n'abagira inyota y'Imana, abantu buzura umwuka n'abagira inyota y'umwuka. Ikibazo dufite mu bakristo, njya nyibabwira hano, buriya kuragira inka umuntu abyigiraho byinshi mu bijyanye no kuragira abantu. Kera iwacu twajyaga turagira inka, noneho mu gihe cy'imvura nk'iki ngiki nabwo twashokeraga inka, ukagenda ukadahira, ukuzuza ikibumbira amazi, noneho inka ikaza yiriwe irya ubwatsi burimo amazi y'imvura. Mu yandi magambo nta nyota ifite. Ikaza igahagarara ku kibumbiro ifite amabondo angana gutya, igakubita ibizuru mu mazi, ikeguka ikareba gutya, igatama se ukabona irigendeye. Ugatekereza imbaraga washyizemo udahira amazi, ugatekereza imbaraga washyizemo ujya mu iriba, ukumva wakwiyaho. Buriya rero n'abapasitori rimwe na rimwe niko bimera. Hari igihe ugenda ugategura inyisho bati iyi ngiyi kabisa iracana umuriro, abantu baraza gufatwa,
ukaza ukabwiriza ukabona shukwi. Kubera iki? Abantu bahaza amazi y'isi. Urababwira iby'umunezero, bakabwira ati ariko umunezero tuwushakira hariya muri Henekene nayo irakora. Ukababwira ati ariko ibintu by'urukundo, ariko pasitore ntugakabye, ati si urukundo twebwe turakunda tu. Mukunda igize ibintu babihindurira amazina, gusambana nibyo bisigaye byita gukunda. Ngo nakundanye n'umuhungu. Urahise hari ikibazo kirimo gukundana n'umuhungu? Oya, ntabwo aricyo nshaka kukubwira nyine. Uti nyine wambwiye ati nasambanye n'umuhungu antera inda, ntujye kumbwira ngo nakundanye n'umuhungu. Ayo magambo tworoheje tukayitiranya niyo atuma rimwe na rimwe abantu batumva ibyo tuvuga. Ariko iyo ufite inzara n'inyota, reka nibwirira abakunda kuvuga ubutumwa, muzarebe iteka ryose iyo revival zije zizana n'indirimbo z'inyota y'umwuka. Nahoze mbabwira ibintu byo muri za ADPR n'ahandi. Muri ADPR kera muri za 86 na 7 n'umunani habaye ububyutse, abenshi nibwo twakirijwemo. Nibwo twuzuriyemo umwuka, nibwo twazamukiyemo. Kuko icyo gihe abantu bari bibereye aho ngaho gusa bavuyaraye. Ariko icyo gihe njya nibuka zimwe mu ndirimbo, hari indirimbo Hoziyana yajyaga iririmba nakundaga cyane, ariko n'ubu iracyari kuri YouTube, mushatse mwazayireba. Yavuga ngo mwuka wera we ngwino tujyane, mfashe urugendo ngiye mu ijuru, mperekeza mu nzira nyuramo, dore tugeze ku mugoroba w'isi. Iyo ndirimbo murayizi? Umwami antumye mu murimo we, ngwino tujyane tuzakorane, nzajya ndirimba mvuga ubutumwa, nawe uzajya ukomeza ibyo nkora byose, mbatiza mu mwuka wera unyuzuza imbaraga, mvuge mu ndimi nshya mpanure nkore bitangaza, mbatiza mu mwuka wera unyuzuza imbaraga, binkorere nk'uko wabikoreye abakera. Iyi ndirimbo narayikundaga, najyaga nicara nkayiririmba nkavuga Imana nanjye binkorere nk'uko wabikoreye abakera. Kuko inzara n'inyota byo kuzura umwuka nibyo bivamo yuko Imana igusubiza. Kuko Yesu yaravuze ngo umuntu nagira inyota ajyaza aho ndi anywe. Ahandi muri Luka 11 kuva ku murongo w'9 aravuga ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange muzakingurirwa, ngo ko muri babi mukamenya guha abana banyu ibyiza. Ngo ninde muri mwebwe ngo umwana yasaba umugati akamuha ibuye, ngo yamusaba ifi akamuha inzoka, yamusaba igi akamuha skorpiyo, ngo ko muri babi mukamenya guha abana banyu ibyiza, ngo data wa twese we ntazaha umwuka wera abamumusaba. Ni ikibazo cy'inzara. Umwana akavuga ati mama, ukegera Imana ukavuga ngo Mana ndashaka kugukorera. Ndimo ndasohoza kandi reka mbabwire ikintu, buri Imana ifite inyungu zose zo kukuzuza umwuka. Halo, murimo murabyumva nkanjye? Ntabwo Imana tuyihendahendera kutwuzuza umwuka, ahubwo twebwe ntitujya tumushaka kuko twasinze isi, twahaza amazi y'isi. Ntabwo dushaka umwuka kuko twahaza idini. Idini yaraduhagije, idini yaradukonjesheje, idini yatumazemo apeti. Iyo watangiye kugira inzara n'inyota, Imana iravuga ngo yes I'm happy. Bariya abantu ubwo batangiye kugira inzara n'inyota, ubu noneho bagiye kugira passion, ndabasukamo. Ayaya, iyo umwuka yaje inyota y'iby'Imana iriyongera. Iyo umwuka yaje uburyohe bw'Imana buriyongera. Iyo umwuka yaje passion y'Imana iriyongera. Iyo umwuka yaje ubutware bw'Imana butuzaho. Iyo umwuka yaje imbaraga z'umwuka zituzaho. Iyo umwuka yaje dukorera Imana ntidusubira inyuma. Haleluya.
muzari igihe cyose cya revival abantu bashaka kuzura umwuka. Buriya na Anglikani nahoze mvuga, muzasome ibitabo by'abarevivalist, muzasome icya Joe Church cyitwa Quest for the Highest, muzabibona. Joe Church yaricaye akajya avuga ati, yari umuganga muto, yari afite imyaka 28, akajya avuga atari kumva ibi bintu mbona ntabwo binejeje. Aragenda ahura n'umugabo witwaga Nsibambi, umugande Simeon Nsibambi. Aravuga ati, Nsibambi, nje kuruhuka ariko mfite n'ikindi kibazo, nje kuruhuka kubera yuko hari inzara icyo gihe. Muri za 28, 29, 30 hateye inzara ikomeye mu Rwanda, yica abantu bararwara bararemba. Noneho Joe Church icyo gihe yari yaraje afite imyaka 25, niwe wari ushinzwe station y'Igahini. Neza arananirwa, arwara fatigue. Baramubwira ati, taha ujye kuruhuka, jya Buganda uruhuke, ufate konje, uzagaruke uri refreshed, wagarutsemo imbaraga. Agenda ananiwe mu mubiri ariko anananiwe no mu mwuka. Aragenda abwira Nsibambi ati, nje kuruhuka mu mubiri ariko no mu mwuka ndananiwe. Undi aramubwira, tuzi ikikunanije mu mwuka, mwatuzaniye idini musiga umwuka wera. Ati, maze nanjye igihe ndimo kubisesengura nibaza impamvu dukonje nkuko dukonje. Ati, mwazanye idini itagira umwuka. Ngo bamara icyumweru barimo gusengana bakora meditation ku mwuka wera. Joe Church ntatubwira niba yaravuze mu ndimi, ntatubwira niba yarahanuye, ariko aravuga ngo ku munsi twarangizaga ngo something happened, ngo hari ikintu cyabaye, hari ikintu cyabaye. Agarutse mu Rwanda zacanye, agarutse mu Rwanda zabwiriza, agarutse mu Rwanda ibintu bihinduka. Ariko hari nabandi byari byaratangiye kuko bari barashyizeho amasengesho basenga ngo Mana, urebye ibaruwa sekreteri wa CMS yari yaranditse avuga ati, hano mu Rwanda tumaze kugira abigishwa bagera ku 2,000, ariko ni imikonjera. Kateshiste aherutse kurya amafaranga y'abandi bakateshiste, abakristo bamwe yabariye ruswa, uwo twaramwirukanye. Ati, nimudufashe, twafashe amasengesho y'iminsi 10 yo gusenga ngo umwuka wera amanuke. Imana irabyumvira avuga ngo yes, nicyo nari ntegereje, kuko ndenda kubabwira abanyaremera, nituzicara hano muri iyi minsi tukabwira Imana ngo Mana, turambiwe ubukonje, turambiwe akamenyero, manura umwuka tugukorere, manura umwuka tugire passion, manura umwuka tugire imbaraga, manura umwuka tugire umwete. Azabikora, azabikora kuko afitemo inyungu yo kubikora, azabikora kuko yaradupfiriye, azabikora kuko ashaka ko abanyabyaha bakizwa. Aturusha kugira passion y'abanyabyaha kuko yarabapfiriye. Twebwe tuba tubivuga gusa. Jyewe agakiza kanye ndagafite, abanyabyaha barimbutse ntibyambuza kujya mu ijuru, ariko we yarabapfiriye. Yakoze investment nini cyane, igishoro yatanze kingana n'amaraso ye. Ntabwo uzamusaba ngo nyuzuze umwuka nkukorere ngo abyange, arabishaka. Ahubwo twebwe nitwe twamunaniye. Ntabwo twakijwe ngo tuve mu byaha, turavangavanze. Kabati ndasuka umwuka muri biriya bivangavange, biriya bivangavange ndasuka mu mwuka. Mwaretse tugakiranuka, mwaretse tukeza imitima yacu. Ntabwo uzuzura umwuka ucagasa imirimo ya kamere, ntabwo uzuzura umwuka ucagasa amashyari, ntabwo uzuzura umwuka ucagasa inzangano. Njya mbyigisha abapasitori nkabwira niba pastori bagenzi banjye, ikintu kitubujije kugira umumaro, twuzuye amashyari, twuzuye inzangano, mureke tubanze mureke tubanze tujye imbere y'Imana tuyaturire, tuyibwire ngo tweze, unyeze, wirengagiza ibintu. Abantu bamwe buzuye ibikomere, aho kandi burya ibikomere bibyara imijinya. Tuzabyiga icyumweru gitaha. Bibyara imijinya, bikabyara ibindi byinshi, bikabyara ikononwa, bikabyara ibyingimira. Hanyuma Imana ikavuga ngo ya, ntabwo ndi busuke umwuka wanjye mu rutete. Urutete, urutete. Ntabwo amavuta y'umwuka ajya mu rutete. Iyo umutima wawe upfumaguritse wuzuye ibikomere, wuzuye umujinya, ntabwo amavuta y'umwuka ajyamo kuko arava. Imana ishobora no kuyashyiramo. Mperutse kujya gukoresha imodoka yanjye, amavuta yari yagabanutse. Barambwira atari ko ifite leaks, hari utuntu ahantu amavuta aca kagenda jojoba. Abakristo benshi namwe murava, mufite leaks, mufite imyenge. Hari ibintu by'ibikomere mwagiye mubika ukanga no kubirekura. Umugabo yarampemukiye, umugore yarampemukiye, umuvandimwe yarampemukiye, urahekenya amenyo uti kandi nzuzura umwuka. Ntuzuzura umwuka uhekenya amenyo kuko urava. Niyo wuzuye mu rusengero urataha ugoshiramo.
halo mubanze muhome imyenge aribyo tuzabyiga icyumweru gitaha nibwo dufite inyigisho ivuga gutyo mubanze muhome imyenge twuzure umwuka dukorera Imana amina tugiye gufata umwanya dusenga Imana ariko buri muntu wese nabanze yitekerezeho urashaka kuzura umwuka egera Yesu ariko ikibazo mubabaza ese namara kukuzuza uramusaba umwuka ngo umukorere iki urashaka umwuka wo kugira ngo umukorere iki umubwire ngo uva mwami Yesu ndashaka kugukorera sinzi n'icyo ushaka ko ngukorera suka umwuka kuko umwuka naza nibwo nzamenya icyo ushaka ko nkora bari muzi ko ariko bigenda iyo umwuka kumanukiyeho ibyawe bihita bisobanuka neza mujya mubona urumuri iyo rucishije mu mazi ruhita ruhinduka umukororombya burya n'umukororombya ni imirasire y'izuba biciye mu mazi atendetse mu kirere bimwe bigahinduka umutuku ibindi bigahinduka umuhondo ibindi bigahinduka icyatsi ibindi natwe iyo umwuka aje bica muri filtre yawe hagasigaramo ibikureba kavuga ngo wowe umwuka nakumanukiraho uzaririmba wowe umwuka nakumanukiraho uzubaka urusengero wowe umwuka nakumanukiraho uzabwiriza ubutumwa wowe umwuka nakumanukiraho uzafasha abakene wowe umwuka nakumanukiraho uzakubura urusengero kuko nabyo burya ni umurimo hanyuma byose byaterana ukabona bisa neza urashaka kuzura umwuka reka turirimbane igice cy'indirimbo imwe dusenge uyu munsi nisanzuye cyane iyi ndirimbo iyi nyigisho no kwitegura byangoye kuba hari igihe wumva ukavuga ati ibi bintu ngiye kwigisha ndabikunda kuza kubivuga mu magambo makeya biraza kungora ngo buri muntu yivaniremo icyo akunda n'icyo ashaka indirimbo ya 19 mu gakiza abari ku cyuma bayiturebere duhagurutse tuyiririmbane duhagurutse ndashaka kuyindirimba indirimbo tuyifatanya ntihashaka hagira abandi bayikunda nkanjye bafate microphone bamfashe kuyiririmba indirimbo ya 19 mu gakiza Mana rero ari abantu bashyiramo inanga beat yayo ikabagendesha buhoro burya nanga indirimbo z'umwuka zigenda buhoro cyane na 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 dutangire haba Mana turategereje kwakira uwo mwuka wawe tumuzuza twizeye utwohereze Mana yacu Mana yacu Mana yacu wohereze umwuka wawe
ngo tuzamukire mu magambo yayo dusenge uko umwuka kuyobora urusenge uko nguko, ariko twese duhuze umutima uvuga ngo Mana yacu wohereza umwuka wawe mu mitima yacu twese twuzura isezerano. Turagushimye mwami wacu Yesu Kristo, niwe wabitubwiye neza ngo ugiye kwa data, ngo kandi kizatugirira umumaro nuko ugenda, ngo kuko nutagenda ngo umwuka ntazaza, ngo ariko nugenda uzamutwoherereza. Umugaragu wa Paulo yandikira Tito ngo ni umwuka wera wahawe kugira ngo umuducunshumurireho. Ahandi aratubwira, Yohana aratubwira ngo uzatubatirisha umwuka n'umuriro. None mwami Yesu, urebe iri teraniro riri ahangaha n'abandi bose barimo kudukurikirira ahandi, reka imbaraga zawe zimanukire uyu munsi, reka imbaraga zawe zimanukire kuri aba bantu. Waratubwiye ngo mu minsi ya nyuma uzasuka umwuka wawe ku bafite umubiri wose, ngo abahungu bacu bazahanura, ngo hamwe n'abakobwa bacu bazaza bazagira iyerekwa. Mwami turasenze uyu munsi dusohoreze isezerano, suka umwuka ku bafite umubiri wose bari aha muri uru rusengero n'abandi bose bakurikiye izi nyigisho. Reka imbaraga z'umwuka wera zimanukira ahantu. Mwuka wera turagusaba, genda hagati muri twebwe, genda muri iri teraniro, genda ubwira buri muntu ibimureba, ugenda uzamura impano ze. Reka imbaraga zawe zimanukira ahantu. Mwuka wera, mwuka wera, mwuka wera, manukira ahantu. Abahabwa izo guhanura bahanure, abavuga mu ndimi bavuge mu ndimi, ariko twese utwuzuza umwuka. Nitubwiriza ubutumwa imbaraga zize, nidutangira kuririmba imbaraga zijye zimanuka, nidutangira kwigisha imbaraga zijye ziza, dusengera abarwayi bakire, twirukana abadayimoni bagende. Imbaraga zawe zikora umurimo w'umwuka wera. Genda hagati muri twebwe, 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 genda hagati muri twebwe. Mwuka wera umanukire gukora umurimo, mwuka wera umanukire kutwuzuza, mwuka wera umanukire kutwuzura. Genda hagati muri twebwe, genda ukore kuri buri muntu, genda ukore ku mibiri yacu, genda ukore ku bwenge bwacu, genda ukore ku mitima yacu, genda ukore ku bugingo bwacu. Utwuzure, udusendere, udusaguke, imbaraga zawe zigaragara ahantu hose. Mwuka wera, mwuka wera, manukira gukora imirimo hagati muri twebwe. Igaragaze muri uyu munsi, imbaraga zawe tuzibone, imbaraga zawe zigaragare, imbaraga zawe zikora umurimo, imbaraga zawe zikora ibitangaza. Mwuka wera, genda hagati muri twebwe, genda ntihagire umuntu usigara, genda buri wese umukoreho, genda buri wese umwuzuze, genda buri usubiza icyifuzo cya buri muntu, udusohoreze isezerano. Reka imbaraga zawe zigaragara ahantu, reka imbaraga zawe zize muri iri teraniro, reka imbaraga zawe zize muri iri torero, reka imbaraga zawe zize mu gihugu. Usuka ububyutse muri iyi minsi, imbaraga zawe tuzibone zikora umurimo. Umva gusenga, tugusenga uyu munsi Mana, igaragaze nk'Imana wikorera umurimo, igaragaze nk'Imana, igaragaze nk'Imana, igaragaze nk'Imana, wihesha icyubahiro kandi ubwoko bwawe buhesha umugisha, mu izina rya mwami wacu Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka dusoza twongere turirimba igice cya mbere cy'iyo ndirimbo na refrain yayo, hanyuma twicare dukomeze gahunda. Mana turategereje kwakira uwo mwuka wawe, tumuzate twizeye, utwoherereze Mana yacu, Mana yacu, Mana yacu, ohereza umwuka wawe, imitima yacu twese tuzurize isezerano. Mana yacu, Mana yacu, Mana yacu, twohereze umwuka wawe, imitima yacu twese tuzurize isezerano. Amen. Ushobora kwicara. Haleluya. Amina. Ibi bijya binkumbuza ibihe bya kera. Haleluya.
wacu Yesu Kristo sira magashika senterera marashaka siya hesi ya magashika senterera marashaka santa sikerera marashaka siya hesi ya magashika senterera marashaka santa ura magashika senterera marashaka sente. Urakoze mwami Yesu, urakoze mwami Yesu ko wumvise gusenga k'ubwoko bwawe, kandi tuzi neza ko ibyo twagusabye ugiye kubikora, kuko biri umurongo w'ibyo watusezeranije, udusohoreze isezerano. Kandi mwami Yesu, muri iyi minsi tubone icyubahiro cyawe cyuzuye aha hantu, tubone ubwiza bwawe bwuzuye urusengero, tubone imbaraga zawe zikorera mu bantu bawe, kandi turagushimira ibyo umaze gukora. Icyubahiro kibi cyawe, ishimwe ryawe rihore mu minwa yacu, izina ryawe rishyire hejuru, izina ryawe rishyirwe hejuru, izina ryawe rishyirwe hejuru, izina ryawe rishyirwe hejuru, izina ryawe rishyirwe hejuru mwami Yesu. Hora magashika santa ramaragashaka siya sikerera ramaragashaka santa hesi ya magashika senterera ramaragashaka siya hasika magashika senterera ramaragashaka santa. Izina ryawe rishyirwe hejuru mwami Yesu, ubwiza bwawe bugaragara aha hantu, kandi buri muntu wese umukoreho mu buryo budasanzwe, kandi buri muntu wese umushyireho ikimenyetso kidasanzwe. Kandi guhera uyu munsi mwami Yesu, ibi bihora ari umuco wacu, bihora ari gahunda yacu. Ramagashika santa wigaragaze nk'Imana, siya magashika senterera magashaka siya. Izina ryawe rihabwe icyubahiro, ubwoko bwawe bunezerwe mwami Yesu. Tuguhaye ishimwe, tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru, izina ryawe ryubahwe. Amen. Reka nsubize gahunda umuyobozi. Hari umunsi rimwe tuzibagirwa ko hariho gahunda. Imana ibahe umugisha. Hallelujah. Hallelujah.